Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi tugiye kureba analysis za gold na GU, ni iki twakitega uno munsi, ni izi opportunities dushobora kubona mu isoko uno munsi. Gusa nk'uko mwabibonye ejo, gold yiriwe iri muri ranging market, still now twavuga ko ikiri muri ranging market. So urebeye kuri big picture urabona ko gold iri muri uptrend aho yamanutse for correction ikahita iba stack muri iyi range yacu dufite ubu ngubu. So wavuga ko gold kuri daily time frame iri gutradinga muri iyi range aho ikeneye kuba ya breakinga hejuru kugira ngo ujye muri uptrend cyangwa se i breaking hasi ijye muri downtrend. So ejo ukareba ahangaha hari strong support yananiwe kuba ya breakinga ngo ujye below, reka dushyireho red box green box byerekana ko market iri kuhagera, ikaba bouncing back, ikaba isubira muri buying side. So ukabona ko ari naho market y'uyu munsi yageze, ikaba rejected, ikaba yasubiye hejuru. So reka tumakinge na highs za current candle uko lows ni hari yiri tushyize green line nako yellow line. So kugeza ahangaha hari resistance no resistance, urabona ko iyi yose ari ranging market kuri gold. So iki ikeneye ni uko ya breaking hano hejuru igakomeza cyangwa se ikaba ya breaking hano hasi igakomeza. So twibaza iramutse breaking ino support yacu, next support yabiri he, next support yabirimo ahangaha. So uje ukareba aho urabonaho rejection, aho ukabonaho rejection, naho ukabonaho rejection, which means ko hari strong support. Twabonye ko strong support iba strong mu gihe cyangwa se resistance iba strong mu gihe yabaye rejected byibuze inshuro eshatu. So kandi urabona ko yabaye rejected inshuro eshatu. Iramutse i breaking ino resistance yacu, next resistance yaba irimo, reka tuyishyira aha ubundi twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite. Impamvu ndi kwihuta ni uko market yacu iri muri ranging market kandi nta big difference na analysis twari twakoze kuri Sunday. Urebye birasa, so which means ko nta mpamvu yo kubitindaho cyane. So muri 4 hours still urabona ko gold yari iri kujya muri uptrend, imanuka for correction, itiba stack muri iyi range yacu. So irindiri dukeneye ko yaba ya breaking hasi cyangwa se ika breaking hejuru kugira ngo ibe yakomeza. So ariko kuri 4 hours uje ukareba ahangaha urabona ko hari strong resistance. Anytime market yahagera yaba rejected, ikaba yasubira muri selling side. So tukadushyireho red box kugira ngo tugire attention mu gihe market yaba ihageze, ishobora kuba rejected ikaba yasubira muri selling side. So ndabona support and resistance twaciye muri daily time frame ziri very valid, ahubwo reka twigire muri 1 hour turebeho byifashe bite. So uje ukareba muri 1 hour uravuga ko market yacu iri gutradinga muri iyi range cyangwa se muri no ranging market, which means ko dukeneye kuba ya breakinga ikajya hejuru cyangwa se ikaba yagaruka hasi. So nkurikije kuri 1 hour option hari nuko gold kugira ngo twizere buy nuko yamanuka ikaba yaba rejected kuri support yacu kugira ngo ibe yakomeza hejuru. Gusa kuri 1 hour buying a breakout yaha biri very risky kuko uje ukareba harimo
ranging market yacu ngaha, so which means ko anywhere yagera ishobora kuba rejected. Icyiza nuko nimba ushaka kubuyinga gold nuko ya breaking ino support yacu ikaba ya crossing above, imaze crossing above ikaza for retest, wabona gutakinga buy yawe. Naho gutakinga buy muri iyi range biri very risky, cyangwa se ukaba warindira ko yamanuka ikaba rejected kuri iyi support, cyangwa se ikaba yaba rejected kuri iyi iri very strong. Nibyo biri sawa kurusha uko wayitakinga iramutse ikoze breakout yaha. To be honest, muyihorere ijya aho ishaka kuko biri very risky. So tujya kuri 30 minutes turebe nimba hari difference kuri 1 hour. Gusa kuri 1 hour gold there is no big difference. Still plan ni yayindi nuko yamanuka ikaba rejected kuri support yacu, yamara kuba rejected wahita taking buy yawe ugatekinga ino highs yindi, nubwo ari muri ranging market gusa urabona ko hari clean candles, market yari iri kubasha trending. So naho buy yindi no gutegereza ko ya breaking ino support still nkuko nari mbiberetse muri 1 hour iga crossing above ikaba yamanuka for test. Ndikumva ari ibyo ngibyo twakitegura kuri gold, cyangwa se ikaba yaza ngaha, iramutse ije ngaha ikaba rejected wa taking a buy yawe. Gusa to be honest for gold now twavuga ko iyi yose ari ranging market. So dukeneye kuba ya breakinga hejuru cyangwa se hasi kugira ngo tumenye direction yayo. So for the beginners cyangwa se abagitangira forex trading, gold muwe muyihoreye mu trading izindi currency nimba hari setup muri kubonamo, gusa gold murindire iwe ya breakinga ino range kugira ngo tubashe kuba twamenya next direction yayo. So twihuse reka tujye no kuri GU turebeho byifashe bite. Gusa mu gitondo narindi kurebamo mu kanya mbona market zose ziri muri ranging market, which means ko very hard kuba watekinga trades zawe muri this currency till zibonye direction yazo. GU nkuko twari twabonye ko nyuma yo kubreakinga ino strong resistance yacu izaba igiye muri reversing. Urabona ko yagiye muri reversing iri very bullish, gusa tubanza dushyireho green box byerekana ko market anytime yahagera yaba rejected igasubira muri buying side. Impamvu ushyizeho green box nuko hari strong resistance. Impamvu hari strong resistance, urabona rejection ahangaha, ukanariza rejection aha, rejection aha. So kandi iyo yabaye rejected inshuro eshatu iba ari strong. So GU urebye kuri current market condition urabona ko iri stuck muri iyi zone yacu. So GU wavuga ko iri muri ranging market, ikeneye kuba ya breakinga hasi igakomeza hasi, cyangwa se ikaba ya breakinga hejuru igakomeza hejuru. Gusa nko kuri bullish nuko twategereza ko i breakinga hejuru for selling kuri GU ntabwo ari good option. So twibaza iramutse breaking zino resistance, next resistance yabiriha tuyishyira ahangaha, tuyishyira aha. So nkuko tubona hari big candle, hari high chance ko market ishobora big candle, hari high chance ko market ishobora kuza kwa testinga. Reka dushyireho green box twerekane ko anytime market yahagera yaba rejected ikaba yasubira muri buying side. So reka twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite. Impamvu ndi kwihuta nayibabwiye, there is no big difference na analysis twakoze Sunday, especially GU iracyari muri ya ranging market, ikeneye kuba ya breakinga igakomeza hejuru cyangwa se ikabreakinga igakomeza hasi. Support and resistance twaciye muri daily time frame, urabona ko ziri very valid, cyangwa se nizo twakagombye kuba duca muri 4 hours. Ahubwo reka twigire muri 1 hour turebeho byifashe bite. Still plan iracyari yindi no gutegereza ko market yacu ya breaking out of this zone, tukamenya
next move yayo. So reka twigire muri 1 hour turebe ko byifashe bite muri 1 hour. Reka twa adjusting ino support yacu tuyishyira ngaha. Still urabona ko market yacu kiri muri ranging market, gusa yari iri kujya muri uptrend, aho yari iri kugenda making higher high, higher low, higher high, higher low, ikahitiza iga creating ino range. So iki ikeneye kuba ya breaking ino range ikajya hejuru, cyangwa se ikaba yaza kuba rejected kuri iyi support yacu. So reka twigire muri 30 minutes turebe nize opportunities dushobora kubona. So muri 30 minutes reka nshyireho white box byerekana ko iyi ari ranging market dufite kuri GU. Reka tuyigire white aho tutagomba gutradinga. So kuri GU icyo tugomba gutegereza gusa for now I think bigoye kuba trading GU mu gihe itara breaking. So iramutse breaking ino resistance yacu iga closing above, kamanuka for test wa taking buy yawe ugatargetinga ino next resistance dufitanga. Iyo niyo option ya mbere ishoboka, cyangwa se ikaba ya breaking below. Iramutse breaking below warindira ko iba rejected kuri iyi support yacu. Iramutse yerekanye rejection wa taking buy yawe bizaba biri very safe, ugatargetinga somewhere here. These rejections niho wa targetinga 20 pips, 30 pips zirahagije. Naho kugera kuri support I think ari kure, gusa iramutse yageze wa taking buy yawe iramutse yerekanye rejection, gusa I think ko ari kure ishobora kutagera. So kuri GU we have to focus on buy gusa, nta selling nabagiraho inama. Kandi ikindi nuko mugomba kurindira ko iva muri no ranging market. So kumva ari ibyo ngibyo twakitegura kuri GU na gold. So be careful, don't waste your money trading cyangwa taking a trade ari uko wabonye confirmation. So thank you so much, happy trading day.